nyohereza ifoto yawe sexy video ibintu nyine wumva ubwo ntago kumenyana n'umuntu ugahita umwohereza ifoto yawe wambaye ubusa subwo gusa nyine nk'umugore n'abagore bagenzi banjye icyo kintu cyubahwe. Nizere ko mumeze fresh sana mu mudukurikirana mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Ni Patrick the Entertainer, ni yawe TV, tugarutse muri stories zitandukanye. Turi kumwe na Innocence kandi turi kumwe na Body Max Fitness kugira ngo bagufashe kumera physical fit, gukora umubiri kubanya cyane kugendera. Turi mu giporoso sana werekeza ikambe ungiye muri hip hop kati mu maso gawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se namugara kuri 07835544 dufite bye mu nzira cyane sauna and massage swimming pool bana gukundira koga mutugane tuba izo service mbababwiye haruguru. Okay, umeze fresh ajya wongeye kuvuga fresh kabisa buri gihe kaba gashaka kukujabu kabisa kandi kumwara umeze neza. Ndaho ndashimana nishimiye kongera kwakira kuri yawe. Mwakoze cyane. Agakweto ka fresh karimo agapantaro kaguyemo neza cyane nuyizi imvura se nabangubeshye gusa ni boot utarabika naguma mu kimenye ku bintu byitwa kabisa ibintu byaraciyemo ibintu byaraciyemo ariko twishimiye kwakira ntabwo twaderukanye mumeze neza ariko turashimana. avuga kote iyo ni ko wabise kana gakwire gutya tu nabindi kwangura kina mu kuboko nuko bayiseho aya parapazo rwose nuko bayiseho uyu munsi nta byo kugushyiramo. biba byakujemo gute kwambara gutyo? Ni ikirere cyabyutse kitameze ukuntu? Ikirere cyabyutse kitameze ukuntu nambara nyine gutya kugira ngo se nkaho nshyuha moto. Yego. Okay, fresh sana. Turi social media uyu munsi reka tuze guhera kuri ino mumeze mute kuri ino? Nono plus TV nyine ni sawa ibintu ni wane ibintu ni waneza. Turi noneho ubu turi mu kiganiro kitwa ukuri n'ubuzima. Umva rano ibintu muri reality yo kuri n'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuba kuri n'ubuzima. Nta kintu bitwaye. Ukuri n'ubuzima muvuye mu bikize? Ukuri tuvuye twa tumaze igihe turi gukora ku bintu bijyanye no guteka. Yego. Abantu ibintu byo guteka bamaze kubimenya. Reka tubahindurire. Tugenda tugera hose. Urumva uyu muntu ufite channel bari ibintu byiza byo gushima ariko no kugira imbaraga kugira ngo bikomeze kujya neza umunsi kundi. Kuri channel hariya rero haba hariho nimero z'umuntu. Yego. CEO za admin. Yego. Abantu bajya guhamagara ku murimo avuga ibintu biri no sense. Mva benshi rwose benshi. Ubwo biraza guhita bijyana na social media muri rusange turebe social media sigaye zikoreshwa gute. Ushobora gusanga umuntu atanga ikiganiro kuri YouTube hano ugasanga umuntu abati umbe nimero ze cyangwa se nko utanga ibiganiro ugashyiraho nimero zawe umuntu wagira igitekerezo yarebye no plus TV yakuvugisha afite inyunganizi cyangwa se igitekerezo cyangwa se ni muri yifuza kusangiza niko gira nimero zo ziri zanditseho zivuga ukaza gusanga wenda umuntu ahamagaye muri ibyo ngibyo byose twavuze ruguru ari kimwe kimuzanya aho gari ibi abari ikibazo gikomeye kandi nibo baba benshi gusa haba hari n'abandi baza baje kukugira inama abaza baje kukubwira bati hari nk'uwigeze kumbwira ngo ngiye rero ngo ibintu ngo byo guteka ngo ntago ngo mbikunda ngo nugera mu bindi kuko nyine yararebye ubona ko yari yaratangiye inono plus TV dutangira asa nkaho yadukurikiranye abibona yuko nyine hazamo ibiganiro bitatu ari content eshatu zitandukanye abati nugera kuri ibindi abari bwo uzajya nkubita ko karink ibindi nyine ari uko kuri n'ubuzima ndetse n'ibizima mu buzima. Rero urumva nk'uwo nguwo we yaje anyereka reaction nziza ariko abandi hari benshi babaje bo noneho baza bo nagukunze noneho especially nk'abazungu nago nabitana ko sinzi bibirane bari abahinde abantu nk'abo bo baza noneho bahita bagwa ku ntego nyohereza ifoto yawe sexy video ibintu nyine wumva aguhamagara buri kanya kuri video call ntago byo nyine abo ngabo umuntu agenda broka
akaba wese conversation yitangira gutaha kigwawe n'ikireta kubwiriza ibyo bintu cyane rwose hari ukubwira hello igakurikirana n'ifoto igatereza ifoto nawe yikwaka aho kanya uhita block nta kindi kintu umuntu ngo wamukorera ni ukublock Patrice mumubanye gute nta kintu byanjye oya bavuze ngo wumva umuntu ashobora kohereza ibintu gutyo utanabiteguye umuntu yenda kohereje ifoto yambaye ubusa kandi ntabwo rero mwamufitanye no kuri byane nyine yafunguye yakwandikiye ahita yohereza nta yindi communication nta yindi conversation yindi yihariye mwari mufitanye bigahita bifungukira muri gallery umuntu akaba yafite telefone yawe yenda akagira ngo agasangamo ibyo bintu byose akabotse kumbi wa muntu nabonaga agenda nuko bimeze nuko kumubona mu nzira naho abayibikiye ubusa muri telefone ku kijyanye na boss wanjye kandi n'abantu bose niko baba bakwiye kuba babana icyambere no kwizerana kandi ikindi akamenya nyine ubuzima ubayemo kandi nawe aba abizi yuko ibyo bintu kuri social media bibaho rero nta gitangaza kibirimo kuba yabibona gusa nubwo wenda we bitamubaho kuko ntago ndamubona yafashe telefone yanjye nkuko nanjye ntayifata keretse kumutira amayinite keretse kumutira nk'amayinite nabwo akankuriramo password nayo mbazi ngo nawe ariko wenda hari igihe nyine usanga bitewe n'ibyo kondisiyo kuba abantu bakwandikira bohereza amafoto nyine atambaye kandi nta gahunda wari ufitanye nabo ukabuteka nshyiraho password bitazanazamo nabizi ntago ari cyo mba ngendereyeho cyane ahubwo ushyiramo yewe ivanga nagatima ngendeye hose iyi password se abantu twese muri rusange dushyiramo password mu rwego rwo kugira ngo nyine ibintu byawe byose nibanga nyine ni telefone ni iki iri mobile nanjye nta password wowe nyine se wowe ko wasanga nta n'umusheri ufite igihe muraba ukora ibyaha byinshi akaba tubagize ugifata akabigwaho oya pe ntabwo ariyo mpamvu ni ukuri ni ugushaka ko nyine ibintu byawe biba mbese biri private mbese abo bantu ugira ubutumwa bagenera rero abantu baza kuri social media nta bundi butumwa bazanye ahubwo ari ukubw'iyo foto wambaye ubusa ngewe rwose baranandakaza gusa ubutumwa nabagenera buriya nta nubwo ari abanyamahanga gusa n'abanyarwanda barahari bameze gutyo rero bakwiriye kumva yuko ntabwo social media ari iyo gukoreraho ibyo ntabwo ari iyo gukoreraho ibyo social media niyo yagasakaje ubutumwa bwiza kuruta ubwo ngubwo ntabwo kumenyana n'umuntu ugahita umwoherereza ifoto yawe wambaye ubusa si ubwo niyihe nyunga bifitemo kweri ntabwo ari byiza ni ukwitesha agaciro kimwe gitondo kiba tuyaduhwitura tubahwitura abana bakora ibintu bisa naho byangiza sosiyete muri rusange twigire no ku bamotari hari ukuntu agutwara akagenda rwose ubona ukuboko kutaraba agiye kugwa agenda agira ati tujye kubaho abana wenda nkawe sinzi ko wenda ntabwo ari njye byabaho gusa ufite n'imodoka wumva ahubwo reka tuvugire ahantu muri rusange kuba ufite imodoka urumva ntabwo icyo kikureba ariko ntabwo byanga bikunda akamoto ko muri Kigali ntikabura ntago kabura ariko iyo uganiriye n'igitsina gore muri rusange cyangwa se urubyiruko muri rusange usanga koko ibyo bintu bibaho ukasanga hari noneho nkunanirwa no kubijera akavuga ati rwose burya gahunda nari ngiye miranani kubera ko ari kugenda umumotari akebuka akavuga ati reka ataza no bijyana n'ukuntu ari umuntu wambaye utuntu aba yambaye nka mini ntabwo ari ugucumuza abamotari arega none se kwambara se umuntu yibagiwe kwambara aje gutega moto ntabwo aba yabyibagiwe njyewe ntabwo iyo mvugo nyeme none se umuntu aba yibagiwe kwambara te kandi wabibonye ko nyine yambaye yabyibagiwe nyine yasohoka ari buri abamotari baba bafite izihe sitori wenda nk'uwo mwigeze kujyana wari ufite sitori ya hatari ntabwo naba nyibuka pe birangirira kuri moto yego hari igihe usiwe gushaka gukora ukuntu nyine ngo ugende bamanura amaboko gake ntawe urabinkora ntabwo birambaho ababikora ariko urumva ko bibaho bibaho ndabyumva ko bibaho
gusa ntago nanone ntago ni kwa kundi nyine abumwe agatukisha bose nanone ntago twabivuga muri rusange ntago ari abamotari bose babikora gusa ababikora nabo bigaye pe bigaye umunsi tushaka gutuje guhita kandi mbwira nabo bana b'abakobwa bibaho najya bikora ujya ahita amubwiza ukuri ati se nkawe ko kubwo ngubwo uko kuboko ubwo kugiye amubwiza ukuri kabisa amukuri umunsi turacyahwitura rero ngo kimwe cyo tukivuyeho twigire muri salo umunsi turimo tujya duhita twari kuri social media tugeze ku bamotari tugeze no mu masaro de coiffure atunganya imisatsi yakora inzara ariko ubwo ngibyo cyane wenda uraza kubimfashamo sinzi niba hanini wenda ari abagabo bikora cyangwa abagore bikora gisanga wenda umubare munini w'abajyamo wenda ari abagabo yego usanga wenda umuntu amwogoshe bagiye kumwoza mu mutwe ariko umuntu imamanuka n'ahandi umunsi rero turahita cyangwa wenda ugiye gukoresha inzara wenda ni ku gitsina gore uhuye n'umutipe ntabwo ari inzara gusa ahubwo mwajya no munsi y'ikirenge gusa bariya akenshi babifata nk'aho nyine ari akazi kabo ariko hari n'abandi muri bo babikabiriza ntabwo numva niba umuntu agiye koga mu mutwe ukuntu birangira wamugeze mu masengeri mu mashati ikibazo yakuyemo wenda iyo shati kuko harahariho rwose umuntu ajya kujya gukaraba mu mutwe yakuyemo ishati ni mu rwego rwo kugira ngo y'amazi ashaka gushoka atanduza ishati ariko hari undi ubibona wakagira ngo ahubwo agiye kuba yabyaza umusaruro uko gukuramo ishati ku bagabo ariko tukiri kuri icyo cy'abagabo kuri uyu munsi turashaka gukubita ku mpande zombi ngo bajye ari cyo kibajyanye baba bajyanywe no ariko ndabona madamu turimo twumvikana neza ariko turimo duhuza akajya kuruhukirayo ubwo bijyana na sauna ako se kuruhuka bijyana na sauna na massage buriya rero reka nkubwire mw'abagabo mwe bavandimwe nshuti bavandimwe umugabo utaruhukiye ku mugore we ntazibeshye ko azaruhukira ku wundi biragoye kuko ariko urumva umuntu uba warahisemo mu bantu barenga benshi niba miliyoni turi miliyoni zingahe 13 ukavuga uti mfashemo umuntu umwe ngiye kubana nawe none umuburiyeho amahoro ugiye kuyashakira ku muntu mutaziranye ese n'abagabo ujya mva bajya mu nda y'abasize abagore cyangwa n'abagabo ujya mva basambanya abakozi ukeka yuko ariho nese niho babonera amahoro niho babonera amahoro ntekereza ko ariho baba bagiye kuyashaka siko kuyabona kuyashaka siko kuyabona nta nayo babona ntayo babona ni amahoro y'umunyabyaha ariko nyine reka twibaze ubundi turebe muri rusange wenda ikintu cy'icyo tukivireho rimwe aho tukiva kuri icyo ngicyo cyo muri salo usanga wenda nanone muri iyo salo hari abantu bavuga bati hari igihe usanga nyine nabo bakobwa kubera babikeneye ako gatipu ari buze kujya n'ahandi hatari ngombwa kugira ngo asa naho mu bwonko akuyaze njye gusa ntago wenda ariko mbyumva njye ahubwo mbifata nkaho ni akazi aba arimo umukobwa hari igihe abikora nk'akazi pe kuko aba yarabyize akiga nyine gufura mu mutwe wakabikora nk'akazi noneho wa mugabo we waje azi yuko aje bamugana gushaka ayo mahoro we ka kazi k'umukobwa ntagafata nk'akazi ahubwo wabyumvamo ibindi we akabyumva mu kwishakaho amahoro kandi mu by'ukuri umukobwa ari mu kazi ke hari igihe biterwa n'uko umuntu yabifashe atari uko nyir'ubwite ameze ese muri rusange iyo wumva umugabo yasize umugore mwiza agiye kumukoza biterwa n'iki mu bumenyi bwawe cyangwa se muri experience yawe y'imyaka ingahe itari mike itandatu umaze wubatse 6 bari myinshi ubana n'umuntu myinshi cyane kandi usanga yagiye no kumukoza utari mwiza nk'umugore we ntago mbizi wenda nshobora kubivuga nabi ugasanga mbishwaniye n'inshuti za yawe ariko ngewe mbifata nk'uburwayi kuko nta kidasanzwe uba ugiye kureba kuri wa mukozi umugore wawe ni na mwiza kuruta uwo mukozi
abana abakozi ngo bafite karite zirenze guteze ngo rwose ku buryo ugera kwibagirwa madamu izo karite se zirenze kuki utazijyamo inama n'umugore wawe ko arizo wifuza umugore wawe akajya kuziga ariko uwo mugani ubwo ngubwo kuki atajya kuziga akaza ari we uri kuzikora kuruta kuba wajya kuzishakira kuri oya ashobora ntabwo ikibazo ari uko ari aho kuzigira ahubwo wowe icyo ushaka ufite kukiremamo umugore wawe burya n'icyo umugore ashaka afite kukiremamo umugabo ibintu byose biva mu biganiro mu kuganira nshaka kukubwira ni pazo uri umugabo wanjye nifuza umugabo umeze gutya nifuza umugabo wambara gutya iyo umuntu abyambaye mbona bishimishije kandi uriho kubera nyine twarangije twabaye umwe ubayeho ngo unshimishe ufite kubihindura ufite kumbwira uti uri umugore wanjye ngo ushaka wambara utya mbese ubu nta bantu uzi bashaka bambaraga amamini bagahita batangira kwambara ibitenge gusa ntakivemo wenda akanabyambara atishimye ariko kubera ko umugabo wabikunda akabikorera icyo nibyo rero byakabaye ikiganiro burya ni ikintu gihindura ibintu byinshi kuruta kuba wavuga ngo ugiye gushakira ngo ku mukobwa ubafasha akazi mu rugo wabwira umugabo ariko biterwa nuko yaba atabanye neza na madamu sabanye neza na madamu yajya ku mukozi barahari bajyayo ega biriya ni ingeso nta hantu biba bihuye no kuvuga ngo nuko mutabanye neza kandi bigomba gupfa ari uko nyirayo yaciyeho ayasha abantu barahinduka pazo icyo kinyarwanda kirakwereka hari imigani y'ibinyarwanda abantu barahinduka buriya buri muntu nagukosereza ntuzahite uca iteka abantu barahinduka pe barahinduka akaba wari umuzi ingeso runaka umuntu akagenda akaguhindukira akaba umuntu ubona ko nyine yahindutse akaba undi muntu ni ukuri ntabwo umunsi turimo tugenda tureba twa tuntu tudasanzwe tuba tugenda tuba muri sosiyete reka tujye ku cya sauna na massage wigeze ujya gukoresha massage sauna yo njya nyijyamo ariko ntabwo massage yo ndayikoresha ntabwo mbizi ntabwo bibanguka patro ariko yajya muri ka massage oya ajya muri sauna massage urimo kuyikweba ntabwo nyine ubwo wenda ntabwo biraza wenda ntabwo turasirimuka cyane niba nabyita ubusirimu ariko nyine ntabwo massage irabanguka kandi ubwo nyine nanjye si ubwo iyo ntashobora baba baranabyize ariko gakeya kari aho ko gutuma aruhuka ndakagerageza kandi biba bibaye niwe kamukorera muri kumurinda ikiza oya mu kumurinda umunaniro ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu kumurinda kujya kure pazo no ari ibibazo bati muri massage harimo nyine bidasanzwe yagiyeho n'abari bandi twavuze hari massage zifite ubwoko bwinshi butandukanye hari izitwa body to body hari izitwa nta makuru ya massage mfite buriya rwose ariko iyo umukorera ubwoko bwawe ngerageza nyine akamuruhura kari aho ngaho nta kindi nongeraho aha ntabwo biba byoroshye ariko nyine kaba ari agaciro kugira ngo nyine tujye tureba turimo utuntu tubangama ariko tukomeje kuri icyo ngicyo no gushaka kuba utajyayo ariko wenda amakuru ushobora kuba ufiteho hari abavuga ko wenda hari abakoresha massage mu buryo bwo kwicuruza ariko avuga ati umuntu iyo aje kugukorera massage iwawe akaba ati umuntu yagenderaho kandi wenda ushobora gusanga ari n'akazi nicyo kintu kindi nta n'icyo atekereza turimo tugira ngo turebe kuri ya myumvire abantu baba bafite muri sosiyete ariko idafite reality nyine n'ibyaye nakubwiye ni kwa kundi nyine niba wenda ni urugero hari n'igihe byaba ku mugore si umugabo gusa ariko reka mvuge umugabo niba agiye muri massage akagenda we afite tageti afite icyo akurikiye atari massage nyine imujyanye ni hahandi umuntu azakora akazi agombwa akwiriye gukora wowe ukabifata nkaho nyine wamugana ashaka kukwicuruzaho kubera ko wagiye umutwe wawe ari byo birimo ariko nugenda ni massage gusa bakayigukorera ugasohoka ugataha hazaba ikisi nta kintu kizaba arega n'uwo wicuruza bavuga nawe aragurwa atabonye umuguraza
yabahari nyine nyine se mbese ni ibintu bisaba ko nyine wa undi wagiye nibyo yarafite mu mutwe ariko agiye ntabyo afite mu mutwe arakoresha massage yongereye yitahire nyine ibyo ngibyo bijyana no kuba rero igihe usanga wenda abakobwa bakora mu tubari nabo bavuga ngo baricuruza hari imyumvire ibiri rusange cyane ntago njyambyemera ni akazi nawe urabyumva rero wose ibyo byose wenda naryamana na nyirakabari gutyo nyine imyumvire aho ngaho idasobanutse hari igihe baba banababeshyera ni ukuri ngewe bari abana baranambabaza yego abo mwagatukisha bose barahanahari babikora ibyo ngibyo akanakira umukiriya akahava avanye nimero y'aho ngaho bakaza guhura nyuma ariko ntabwo ari bose hari ababikora by'akazi niba ibintu bihari binigwa umwana akaba abyize akaba agiye kubikora bitwaye iki ni nk'uko nyine wakwiga kontabilite warangiza ukajya gukora muri kontabilite ukaba umukontaburi nawe rero ni ibyo yize guseriva reka seriva aseriva byose ntabwo ari uguseriva byose hari useriva byose hari nyine n'useriva wenda icyo ngicyo kijyana na kondisiyo z'ubuzima ariko wenda sinzi wenda niba umuntu yajya ngo wenda ngo umuntu yabacira urubanza wenda nabo ngabo tukaba tuvuze bicuruza kuko wa mugani hari n'ababagura yego kuki wa mugani tureba kubicuruza gusa ntiturebe ku babagura ni kwa kwikunda kubera iki nyine mwitwe abantu barimo bavuga ngo abantu bicuruza bataguzwe ntabwo byakitwa kwicuruza ikintu kijyanye ku isoko n'ikigurwe se ntabwo cyaba cyacurujwe kuki tureba nyine ku ruhande rumwe ni ikibazo gikomeye ugasanga turavuga ngo indaya none se indaya yabaye indaya kubera iki kuki ufata umuntu ukamwita indaya wa wundi se wamuguze we siyo ni umukiriya rimwe no kubihengekereza no bidafatitse ariko nyine kiriya ni igikorwa gikorwa n'abantu babiri n'ingaruka zije zaza kuri babiri niyo mpamvu rero baba bakwiriye kubivuga muri rusange apana kubishyira ku ruhande rumwe ngo babogame abantu biyubashye bazigura abapatiri rwose bo mu mahanga aka kantu bazagakata nihanganye byananiye kari kanze bikomeye umva karangiye dukomeze turimo tuvuga kubera iki nyine ahanini dushobora gusanga ahubwo ari n'aba bantu bitwa ko basobanutse bagiye kugura gusa kuki harenganywa bariya gusa bicuruza nuko aribo bamenywa kuko urumva niba umukobwa ari ku muhanda ateze ashobora no kugurwa n'umuntu uri aho wiyubashye cyane akamutahana iwe bakaryamana ariko kubera ko wa mukobwa wazava hariya akagaruka akazongera umuntu akamusanga ku muhanda handi nanone umenyekana nyine n'uwo nguwo uri ahagaragara ariko ni ikibazo nyine kiri rusange ahanini wakibaza rero ngo wa mugani ari igihe usanga wenda babaga wenda hari icyo kintu cy'ingeso gukora ibintu ari ingeso ariko no kubikora kuko n'ayandi mahitamo ubwo kubikora kuko n'ayandi mahitamo arakuvuga se ko nta kintu cyo gukora kandi mbona nta yindi opsiyo mfite kandi mbona hari ibyo mfite bishobora kuntunga wabikora ubwo aho ngaho ni ukubikora n'ayandi mahitamo kubikora nk'ingeso kandi ushobora se uyu munsi ko bagwaye 20 kuki utari ikintu yakoramo ejo ukahagaruka izo mpande ebyiri zombi wazidefanda bigakunda nta nimwe bo sha reka nkubwire iki kintu mpora nkivuga umuntu ufata umwanya akajya hariya ahantu akahatinda uzi bibaye ari ukubura ukugira wajyayo rimwe bwa kabiri ntiwajyayo ariko umuntu ugiyeyo rimwe kabiri gatatu gatatu kane gatanu ukuri ko Imana ni ingeso kandi na wa wundi wemeye agafata umwanzuro wo kujyayo nawe already biba byarangiye kuko hari byinshi byo gukora ushaka kubura amafuta yo kwisiga sibyo ukagenda ugashaka umuntu ufurira akaguha amafaranga
ntabwo ari ibintu byumvwaho na benshi, abantu benshi ibi bintu barabirwanya, ariko ni ukuri reka tujye tukuvuga. Umuntu yafashe umwanzuro akajya hariya, si uko aba ari uko yabuze amafaranga yo gukemura ikintu runaka, ahubwo ni uko ariyo nzira abahisemo, niko kazi nyine abahisemo ko gukora. niko kazi abahisemo. ubwo kuba ariko kazi ahisemo bijyana n'ingeso cyangwa bijyana no n'andi mahitamo? Bijyana n'ingeso, kuko nta yandi mahitamo yashakisha icyo kintu runaka akeneye, yagishakira mu bandi kuruta kuba yagishakira mu busambanyi. ubu ikintu cyo tukivuyeho, wenda abantu badukurikiye baba bagize icyo bakuramo, bumva abayumvisha umugani. abantu babanye baba bagifuhirana. Abantu baba buriya nkeka ko gufuha ni igice kigize urukundo, niko nabyita, kuko umuntu ukunda undi byanga bikunda ntikabura. ubwo rero byanga bikunda nyine ahari urukundo gufuha kurahaba. Rero kuri iyo ngingo sinzi wenda niba turi bwumvikane, akavuga ati wenda ubwo iyo ni ingingo yawe, n'abandi benshi murahuza kuri iyo ngingo bavuga ko gufuha ari urukundo. ariko bati niba umuntu mwizeye kuki ufuha, kuki umufuye? Ntago gufuha ari ukutizera, icyo nacyo gisobanuka. Bitandukanye ahubwo. Gufuha, kwizera ari kimwe no gufuha ni ikindi. Gufuha ntago buri gihe umuntu afuha kuko atizeye undi. Reka nguhe urugero rwa hafi. mfite umugabo agakundana n'umushuti we, ubwo ngiye kuguha urugero ruri aho rusanzwe rukumvisha ko umuntu ashaka gufuha atari n'ibintu bya danje. Nkamubona akundana wenda n'undi mugabo, ariko uwo mugabo ari we nziho imico mibi. Uremera ko naho mfuha kandi ngafuhira umugabo mugenzi we? Ndi kumubuza kubera icyo ushaka kuba uri inshuti n'uriya mugabo, uriya mugabo agira ingeso mbi, azakwigisha ingeso mbi, bizagenda gutya uko so gufuha. Ni ugufuha. Ni ugufuha. Numvaga ari kubamona n'undi mukobwa. Reka. None se ubumva utafushye? Ibyo no gufuha. Uzi ikintu biba bivuze ko ari ugufuha? Nagendeye ku ngeso za wa wundi, aba arizo ntinya. Biraganisha ko azakujyana mu bakobwa kuko wenda mubonaho izo ngeso. Urumva ufite nafuha ikitaraba. Abantu rero guze kubasobanurira gufuha. Nafuha ikitaraba. Ntago rero gufuha. Umugabo umukobwa uri buze kubona n'undi musipe, wenda ukundana n'umusore ukaza kubona n'undi. Ese kuki gufuha mu bijyana buri gihe mu ngaho rero n'ikibazo ko abantu benshi niyo sansi babijyanamo. Nese ko wafuhira umukozi ukorana n'umugabo wawe kandi ari umukozi bakorana mu biro bimwe, batazanatandukana. Ari igitsina gore. Ariko n'umugabo wa mugenzi we wamufira uvuga utazamuzanira umukobwa. Atura rwose asanzwe ajya mu bagore, mu bandi bagore, mu bandi bakobwa, umuziho utwana twinshi, avuga ati nanjye niba bagendana byanga. Niko kundi uvuga uti nyereka inshuti yawe mubwire icyo uri cyo. Agafasha noneho rwose byararangiye nawe kandi bitaraba. Aho naho uba wafuhiye mfite wafuhiye ikintu kitaraba. Gufuha rero ntago ari gufuha rero abantu babyitanyaga. Nuko buri gihe abantu buri gihe bumva ko gufuha ari igihe umuntu ari igitsina bitandukanye, ariko ntago ariho honyine umuntu afuha. Okay, wenda ari igihe byaba ari njye nyine. Adimini. Niba turagana ku musozo dusigaje akantu nka kamwe, ubundi tugasayininga out. Tukanagushimira ko wakoze cyane kutuganiriza n'ubutaha uzagaruka. Yego. Umuntu yakaza ku myaka 6 ni myinshi, reka tubana n'umugabo. Mwahuye mwese mukuze. Buri iki kintu abantu bajya bakitondera ko umuntu ugabo cyangwa se umudamu mugiye kubana bari ikintu cyo kwitondera, kuko niwe muntu ntekereza ko muzabana imyaka myinshi kuruta wabaye wanyu. Yego. Niba ushatse umugabo ubu mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose, my friend. Imyaka iruta wabaye wanyu wahaye 24 ariko isiga yose niho mugiye kwibana. Nabaye 22. Niba zisigaye yose. None ubu ngubu niba nzageza muri 100 yose nzaba ndi hariya hantu. Icyo nashaka kuvuga ngo kimwe point ni ngiye.
umuntu yakwibaza ngo iyo bavuze ngo urugo ntabwo ari ukuba umugore wamukoresheje umusatsi, si ukuba umugore yasize inzara, si ukuba inono plastic ifite agakweto keza, ABCD. Ibi ngibi ntabwo ari byo byubaka urugo. Yego. Abavuze icyo buri experience yawe. Nko umugore ushobora kumuha umusatsi mwiza, kumuha amafaranga, akamutembereza. Ariko nimwubake. Ariko bikarangira rusenyutse. Baba bavuze icyo buri experience y'imyaka 6. Icyambere ni urukundo, kandi urukundo buriya rurimo ibintu byinshi, harimo kuzuza inshingano zawe nk'umugore. Aho hantu abantu nyine barimo barabyumva, kuzuza inshingano zawe nk'umugore, kubaha umugabo wawe, mbese kumuha ibyo agombwa, umugabo nawe akagukunda, nawe akuzuza inshingano ze. Ubwo harimo guhahira urugo, harimo kukwitaho byose, ariko noneho n'urukundo nawe nyine akaguha ibyo ugombwa. Ubwo ni ukuvuga cya gisubizo abantu bashaka ntabwo kigezeho, mugahana ibyo buri wese agombwa undi. Urumva uba waravuye mu rugo, uwo usanze n'ubundi arya, n'ubundi aryama, n'ubundi ahubwo muba muje kurema umuryango. Ahubwo bivuze nabi, waravuye mu rugo n'ubundi waryaga, wanywaga, ariko n'uwo usanze nawe biba byamubagarega wikwireba wenyine, waba wirebye wenyine. Ahubwo noneho muje ngo mukore umuryango. Gukora umuryango muba muzabyara kuko hari uburyo byaciyemo. Pazo hano hari abana bareba yawe gusa nyine nk'umugore, n'abagore bagenzi banjye, icyo kintu cyubahwe. Icyo kintu kibaho kirubaka cyo kubyara. Oya, none se batabyara, batabona urubyaro ntabwo babana kandi bagakundana. Icyo kintu ahubwo nyine ushakanye n'umugabo nyuma ukamenya ko atabyara, twakomezanya cyane, kuko kubyara ni umugisha. Umuryango maciye woheze, ahubwo haba hakomeje wari uriho. Nese ubwo umva wowe wagutse nyine kutanguka. Nese umuryango ni iki? Umuryango ni umugabo wanjye, umuryango ni umugabo wanjye, nanjye nkaba umuryango we. Rero tugize ibyago, reka mbyite ibyago, wenda Imana ntiduhe umugisha wo kubyara, nta cyatuza kubana, nta cyambuza nyine gukomezanya n'umugabo wanjye. Ntabwo ibyo byatuma dutandukana. Fresh yitwa Inono Plus TV, yibutsa abantu chaîne yawe bajye bagukurikira hanyuma dusoze. Yitwa Inono Plus TV, cyaho ibiganiro bitandukanye, harimo ibyo guteka ndetse n'ukuri n'ubuzima ndetse n'ibizima mu buzima. Mbasaba inshuti za Yawe TV kugera no ku Inono Plus TV, tukajya tubana, tukakora subscribe, like na share ndetse na comment. Twakoze cyane kutuganiriza. Abantu bakurikirana Inono Plus TV bakore subscribe, baguhe like, comment kugira ngo ujye umenya ibyo gukosora n'ibitagenda neza. Turabashimiye rero mukoze kurengerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Musure website yawe tv.com kugira ngo mubashe kumenya amakuru, ikintu cya mbere n'amakuru. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.